mu rugo rwanjye ko nzabatwikana akahe gasuzuguro ntabwo ndi bukumve rwose nimba utazi narakubwiye ngo mesa akantu kamwe sibyo fata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo ariko nizere ko ibiki se byakunaniye biragoye fata poizo ugashyira mu miti umuntu uri bumwe icyo ni ikibazo mani kubera icyo undushya kwica umuntu none ushaka ko mugumana hoya nabwo uramushaka oya bem niwe nshaka oya ndakora ibyo bintu ntabwo bikunze rwose wowe mesa kamwe fata umwanzuro sibyo biragoye nindeba I'm serious for sure sibyo cyangwa se ufata umwanzuro nanjye sinzagaruka aha ngaha maze kubyumva byagenda gutyo none uradukunda turi babiri bigenda bite kandi urabona yuko uriya muntu ari n'ikibazo mu rugo I am a man kandi nkunda independence turumvikana amukunda sinamutendeka angoma ngontrona chiza mama mwacha misiwezi tampupuma nje byansengura nkubo nyusiga mazi ya nyanza we uzangira umusazi noresha amashashi mazi ya nyanza we uzangira umusazi noresha amashashi mazi ya nyanza zikivuma amba Yo soy una hija del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara, un indio me guía.
Yewe. Nani yani? Mna waiti. Yewe. Kata buka mwana waiti. She grew up with love everyone would expect. Had an army behind her, got it from the opposite sex. Friends told her she was beautiful, so she gathered up her confidence, decided to go out on her own. She met you at the peak of her confidence, but all you cared about was would she submit, drop everything and give her all to you. Well, what about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. What about what the girls want? What about self-destiny? Shouldn't even be an argument. Consider what's best for me. Bebe ubona biriya nuko biba byashoboka. ese reka mubanze ngubaze ikintu kimwe ubundi ubwenge ukoresha ubukura utekerereza uko ibitekerezo je nakubwiye ngo wowe ugiye umunyabwenge urikumva ntago ikibazo se isu gukora iyi affaire ahubwo wayikoze gute Ibyo bikungora pe. Noneho zidasitafero bavugaga ngo zo kugenda ngo nkamuniga kandi uzi uko nabwo byangaruka. Baje gupima agasanga hariho inuzi ibiganza byanjye nini. Okay baby reka basi ngo idea nari nungutse agatekerezo hari ukuntu iyo umuntu ari kunywa imiti to urabona iriya miti iramujena hari ukuntu ugenda ukavangamo poison urikumva noneho ikintu bigenda bikica mu mubiri mo indani kumva noneho umuntu agapfa bigaragara yuko atari wowe wamwishe atari ibintu byaje ako kanya basanga n'indwara kwa kundi ugenda urwara imyijima igifu umuntu akava mu nzira ariko cyangwa nagukinkunda bebe Sinagukunda nuse nkunda nde wundi. nuzi ko ndi kuguhereza idea umva ari kuyica amazi byose byurabibasha basi Ese twaganiriye cyane hari ikintu nakubajije. Ese imiti yose nabonye ufite n'undi urwaye. Vai kanseri no mu bihaha hakomeze neza Urishobora ko urwaye kanseri? ufite ikibazo nakwizera yarwaye kanseri ntabwo byizeye Okay. ariko ntukiri ikibazo zimeze neza nta kintu nzaba Ariko nihutaga cyangwa kugenda ndaza kugaruka kureba.
impamvu yo kwigora. Wakoze cyane, si ngombwa. Hari ikibazo se ngarutse kureba? Nkaza kureba uko umeze na fiance wawe nkamusuhuza niba nta kibazo. Wambwiye ngo umuturanyi wacu mushyashya. Yego. Gusa nsezeranye ko nsanga umeze neza. Asanga ameze neza. Nsanga ufite akamurari. Sibyo? Ndaza kugaruka mu masaha ya nimugoroba. Amambu kuba mu kanya n'undi sharaba yatashye. Wigora. Ariko naza kumusubiza n'ikibazo. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad, el Aymara. Tubyara. Wakicara tukavugana. Ndananiwe. Iminota nk'itanu ntabwo ntinda. Ndananiwe cyane. Ndashaka kujya kuruhuka. Kugitanu iminota itanu. Sinagura ukunyumva. Ikibazo. Cyangwa habayeho kwibeshya. Oya, siwabonye ko nabanje gutungurwa. Sawa. Muri iki? Okay, wewe nugira ikibazo nzagufasha. Nzagufasha nk'umuganga. Ariko sinzi. Rero Meze neza. Inshuti wanjye. Nguyu arabahe ate ave noye hano ubwo wabanza gusuhuza umuntu usanzwe. musuhuza iki se akabagore w'iki gihera nukuva mu rugo akahitaza yinjira aje kure mugabo w'abandi niko uteye turuka umugore uteye uturuka he Banze menye n'icyari neza. Yeah, of course. ibyo ntago ari ngombwa nkaza ngasanga ngo ubutambaro ngo sinzi ngo araha ngo yaje ngo kukurwaza simbizi ngo yaguhanaguye ibintu nazi nini niko mugore nongere nkubaze ni gute unzira mu rugo nahari nje nta mugore ujupfa kuza hano uko yibone atabanje kumamagara sibyo Ela
ushobora kwicara ugatuza ugatega amatwi ukareka ibintu byo kwisaza uvuga ibintu udafitiye gihamya. Ako nisaza. Cara hasi tuganire. Nicara gute? Usigaye uncinyuma. N'uyu mugore n'indanazi. He? Ari ibintu nsigaye mbona muri iyi minsi nkabona sinzi urahuze nushaka umwanya kundi. N'uyu niko ushaka kunsenyera. Muganga dumanya. Umura madam. Era. Ese uzi cyangenza guhunga. Ibyo nabwo ko bitandeba. Sibyo nabwo bindeba. Wamfasha ukaba. Nagende. Okay, nice. Genda. Sinara gusanga ngana undi munsi. Urabyumva neza? Uriya za hano gute? Zamwe aranasobanura ukuntu yinjije irandaye. We bite? So, urumva wishimiye kunsebya kunyandagaza. Musebye iki? Njyewe hano nta mugore ugomba kuza nahari. Baniba neza? Ugomba kumamagara ngo runaka aje nkabimenya. Urumva? Nkabimenya. Ubonye nyoko amaze gupfa, urumva? None uraje uzanye n'izo njorake zose. Ushaka kunsimbura nako? Era, nakubwiye ngo cyara hasi. Nicari iki? Ikira. Umva, mwarye baramutabyamana, ibyo ntabwo bindeba. Umva, ninjye nawe kugeza ku iherezo. Uri kubyumva neza? Ndaya mu rugo rwanje. Ko nzabatwikana. Akaye gasuzuguro. Umuntu uri kwita indaya zuwari. Indaya. Asubiye nasa n'ufite uburiya. Ndagenda ukinjiza. Tekereza ko nganya ubwenge nawe. Mushatse kuvuga iki? Tekereza ko ndi umuntu ushobora kuzana umugore muri iyi nzu nk'uko uzana abagabo basimburanye, cyangwa utekereza ko ntabyo nzi? Uri kuvuga ngo iki? Ntabwo nakumvaga. Ni iki mvuze utumvise? Ako se reka ngubwire. Ugiye wibuka ko bakunshingiye ntanabishaka. N'ikindi wanandushaga n'imyaka, sibyo? Wanandushaga n'imyaka. Rero njye gifite imyaka mike, sibyo? Uranduta. Nubyumva? Reka mbanze ndisi, urukumva? Nyirye uko mbyifuza. Urukumva? Ntaho byo biki. Bagumbize. Ariko bwarime nta nubwo wabanza gutega amatwi no. Ase ngutega amatwi iki? Niki? Buri munsi mwingingira byibuze kumuhereza umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Ngo tuganire. Nta cyo na kimwe witaye mu bintu byose. Ase ni ujya ngo nita kuki? Ufite ikibazo cy'ubundi? Nta kibazo mfite. Ufite ikibazo ki? Ntacyo. Gusa nakubwiye cyo nashaka n'ukubona kubona indaya yinjiye hano. Nahari. Bwarimwe ndakwinyize mbabarira unyumve. Umwanya tuvugana. Ku kibazo mfite aricyo bari baje gusobanura. Ariko ikibazo cyawe ni ugusakuza. Era. Ya. Ahubwo mbwira kandi sori ku byabaye
yaje ari byo warutangiye kumbwira. Imiti ngo bimeze bite? ikintu nashaka kukubwira iriya miti yawe bitewe n'isuzuma nakozeho nabonye havangiwemo imiti yindi ishobora kuguhumanya bikakuviramo no gupfa. Oya wenda wayirebye nabi sinzi niba nakujyangiriza nawe tugacekinga ukareba. Checking narayikoze ahubwo witonde pe. Ese wowe iyo uyinyweye numva nta kibazo? Ibiki se byakunaniye? Biragoye. Gufata poison ugashyira mu miti umuntu ari bumwe. Icyo ni ikibazo. Mani kubera icyo ndushya? Ibintu kwica umuntu. Kwica umuntu? Nonse ushaka ko mugumana? Hoya nabwo uramushaka? Oya be niwe nshaka. Oya ndakura. Bagiye kure. Warumbwiye? Wari uri hese? Muga. Niba koko ibintu mbwiye ari byo. Hari ikibazo. Muri iyi nzu harimo ikibazo. Gusa urakoze cyane. Ibindi ndaza gushaka ukuntu mvugana n'umuganga. Natumyeho imiti. Ni ikibazo gihari cyane. Gusa urakoze cyane. Njye ndano kugira ngo mufashe. Witonde. What? Kunde bugasigaye. Kumbona uri gusa neza cyane. Cheers baby. On live. Tunda komeruka uzi kuririmba ndirimbo. That's pretty good. Please be serious. Look at me. Hey. What? Ukamuteye nuko bwije ndushaho kugukunda ndakwandikira nkaguhamagara bari ereka ni wowe. Wow. Thank you. So, ako nibagiwe kubaza, what about your man? Nshaka mubwire. Uko biri asigaje nk'amazuba. Aya. Abizi. Wenda siko wambwiye ko bikoze nyine nkumva uri kublaga. Hoya. Niso wabonaga bigenda. Nyine hari ukuntu ukora ikintu. Ukabona yuko bicamo. Kubonaga hari ikintu kigenda gihinduka. Wenda nimba ari kubita gasi rimwe kabiri kuba gatatu. Jean nabonye arimo aragira akorera amaraso. Really? Yeah. Wow. What? Ubwo reka ubwize kweli. Ntabwo nusiko twazanye nkeya. Batugomba kwengeza utundi ariko. Ndasise nabonye hariya hepfo zirimo. Ziriho hari iki? Genda zana nyine akanga gusuramo nakatagiye. Banza ukamaramo ko nukangura. Akone gukumbura. Ukambeshye. Tabo nose nukuri kwimana pe. Shabebe. Nonese. Nonese ko nshaka kutu. Aracyari cyane. Uzise. Nina sinzi ngo ari umuntu bajyanye nyine umugore bajyanye. Bajyanye. Sinzi nkabonye bagenda. Nese umuntu umeze nk'umupfu ahita agenda. Shwa nyine sinzi nanjye byanywe gusa nabonye bagenda. Ko bagiye gukora iki? Simbizi gusa agenda gushaka umunjira. Ako naza nampo basi. Ako nagari.